bakunzi ba Rugero Studio, ni wa musore wanyu Mugabo Zuberi. Uyu munsi nafashe iminota mike cyane ngo mbanze nsuzume comment zanyu, nanagiye n'icyo nzivugaho cyane ko hari abantu mwagiye muvuga ibintu bimwe na bimwe bitandukanye, bityo rero tukaba twafashe umwanzuro uyu munsi wo kugira ngo tugire bimwe dukuraho by'urujijo. Uyu munsi rero ndarebera ku kiganiro nari nagaragaje uko umubare 60 wavamo umuriro ugendeye ku mibare 20. Reka turebe rero ni gute umuntu wa mbere wo bita Samsung Mobile 589, iyo niyo YouTube channel ye, yaravuze ati urimo urigisha ubujura baragufunga sha. Ibi binyuranyije n'amategeko rwose, ijana kurindi ku mitekerereze yawe bakamfunze, ariko ku mitekerereze ya leta nanjye ntago bafite uburenganzira bwo kumfunga, cyane ko ibyo nakoze nta kigo nta gihugu, mbese nta muntu umwe nakojeje agati mu maso ngo ngaragaze ko naba naraganyeganyeje. Bityo wowe Samsung nkuriye inzira ku murima rwose ko nta kibazo mfite cyo kuba nafungwa, kuko ibyo nigisha ntago ari bitemewe n'amategeko. Tujye kuwa kabiri, uyu bamwise baramwita ngo Uwumuremyi Eric. Uwumuremyi Eric yarabajije ngo yaravuze ngo iyo 60 yavuye he kuki ariyo ukoresheje cyane rwose. Iyi 60 yavuye hehe? Ni ukuvuga ngo zari ku tariki 6, ntabwo rero nari kuvuga itaratu rimwe, twari kuwa gatandatu ari tariki 6. Byane inspiration yo kugira ngo tutekereze ku muri 60, ariko byahereye ku mubare 6. Ndavuga reka dufate 60, ariko nundi wese uzifuza ko hari undi mubare twaheraho tuzawuheraho nta kibazo. Wavuga 10, depend imibare 2, 10, 20, 30, 40, 50, 60, cyangwa se 21, 25, 70, 71. Uwo mubare wose wafata ugizwe n'imibare 2 tuzagukoreramo, tugukoremo imibare bujye muri cash power yawe. Eric rwose ndumva ngusubije, wowe ujye kuri comment uvuge umubare wumva twaheraho, buracya mu gitondo tuguye ikiganiro cy'uwo mubare. Turamanuka hasi, uyu ufite channel yitwa Kuzuzwa TV yaravuze ati ngukundira courage uba ufite, komerezaho cyane rwose Kuzuzwa, nzakora nibirenze ibyo ubona n'amaso yawe. Twakomeje Vestine Niyige nawe nta kindi yamaye indabo, we ntacyo ndi bubivugeho. Ndamanuka hasi, uwanyemeje akananungura n'uwitwa Infinity Lover Beats 40, niyo channel ye, yavuze ati ngo murangira Beats yeri ukaba umuhaye akazi ko kwirirwa yerekana abamotari badashaka kugura umuriro. Simbizi impamvu yavuze ibi ngibi, kuko abamotari ntago bagendana cash power kuri moto yabo, sinzi impamvu yabivuze, ahubwo ashobora kuba yarumvise nabi. Twe twagaragaje hano ko twafata nimero, imibare, cyangwa se wowe wimagine sibyo nibyo ngibyo, nimero yawe ya telefone ukoresha uzayicemo ibice 5, si imibare 2 uzagenda ubona, buri gika cy'imibare 2 tugikuremo umuriro, kugira ngo ubone ko ntago bisaba ngiye ibyo natekereje. Nawe ibyo watekereza nabyubakiraho kandi nkaguha ikintu gikomeye cyane. Ndakeka wowe Infinity Lover Beats 40 ushaka kuba warumvishe nabi. Twe ni imibare ijya muri cash power, nta hantu bihuriye na battery. Niba narigeze kuvugaho ku buryo nakora battery idashiramo umuriro, ntago ari battery ijya muri moto gusa, ishobora no kuba yajya muri zino modoka za electric, ushobora no kwifata ukayishyira mu nzu ikaguha umuriro uhoraho, biterwa nawe ushaka kubikoresha nkuko n'abandi bakoresha panneau soleil. Twagiye Kibatsi Comedy we yaravuze ngo YouTube ngiri guhana iyi ni scam, ngiramana ngiyi ni scam. YouTube yamanite na scaminze nde ni ibyende. Umuntu naguscaminga ni igihe azaba agiye kugukuraho akantu kawe cyangwa se ikintu cyawe, mu gihe wowe ari ukuryoshya amaso. Sinzi niba yaba ari scam, ahubwo wowe ubiyita scam, ahubwo ni we scam. Twagiye Imani Daniel we asa nkaho yanshimye, arangije arananenga cyane.
namutanzeho na commentaire muri ngewe gutumbwira ngo Imani Daniel urambwira ngo ibintu ndabizi ngo ariko uburyo mbisobanuramo buragoye cyane, wanyuze ukambwira ngo courage, umaze kugaragaza ko uburyo nsobanuramo ibintu bigoye ukambwira courage. Daniel nkomeze mu buryo nsobanuramo kandi umbwira ko bikugora, ahubwo wowe subira muri comment umbwire ngo ndashaka ko ibintu bitwaza gutya, nanjye ndi hano kugira ngo mbatwaze gutyo, sibyo? Twagiye tugende kuwitwa Freddy ntago mbatuburiye kuko urabwita ubwenge butubuzi. Yes, n'umuntu ubwenge ni butubuzi kuko twagiye tubona uburyo batubura ifumbire varuganda kandi bikavamo ibintu bifatika. Nawe ntago bwakwira udakoresheje ibintu byavuye mu butubuzi, haba mu safuriya, haba kuri telefone, haba ku muriro, n'ibintu byinshi cyane. N'ujye uvuga gutubura rero ujye wumva ko ari ijambo rikomeye cyane. Buryo umutubuzi n'umuhanga, umutubuzi ugendera ku kintu asanze akavanamo ikindi, ujye umuntu ujye umwubaha, ahubwo abaye andi hafi namuha saluti. Twagiye Safari Elize we yabwiye ngo nimbahe nimero yanjye mu gikari. Reka bwa rimwe ngiye kubaha nimero yanjye bwa rimwe, ariko attention ntabwo nzongera kuyivuga. Ku bantu mukoresha Airtel, Tigo cyangwa se MTN, nimero yanjye byaroroshye. MTN hamagara imirongo yose, nimero yanjye ni 07 3 inshuro 2 94 13 46. Ndayisubiramo rimwe, ni 07 33 94 13 46. Ndakeka Safari Elize ngusubije ku kibazo cya nimero washaka yanjye mu gikari. Twagiye Ndamutorogini ufite yes umuntu undi nanone ufite chano yitwa Ndamutsoroje, we yambwiye ngo harimo ubutekamutwe bwinshi, ngo reka mbazeri ngo kuri regi cyane rwose. Na regi yaramamagaye imbaza hino mibare 60 nayikuye, ndabacabiranye ndababwira ngo mushaki yanyu, barangije bahita mu mibare 33. Nahise mbakubitira mu gafuka, nahita mbakubita umuriro kuri headquarter bawushyira mujyamo. Ubu buri munsi njya kwitaba mbabaza mbereka kana kariya nkanda kana kariya generating imwe kugira ngo barebe eske skills zanjye garukira he. Ariko nkuko nababwiye ngo ndi unique kuva kera, ntago bamfata, bazahora inyuma. Twagiye Emmanuel Habyarimana. Man Habyarimana, nimero yanjye yibika ahantu uzamamagare, niwe wenyine nshimye muri kome. Ndi umuhanga kabisa kandi ndanabizi, ndabona yarabivuze. Mushimiye Imana Hoziyane, gutumbwiye ngo nabyumvaga, ntago ubu ngubu ndi kubikora ngo probably narabyumvaga, ubu se ntago mbyumvara, simbizi ubwo impamvu washatse kubivuga. Twagiye Oneze one channel yaravuze ngo ku munota wa 10 n'amasegonda 57 navuze ko 8 wabyaye 58 ngo ndababeshye. Oya, iyi commentaire narayibonye. Musabe yes, mujye muri comment musabe nyiri channel anyemerere gusubiramo kino kiganiro noneho mbirambure neza. Mu by'ukuri sinababeshya, hari inzira z'uburyo ibintu byagiye bigaragaramo. Nasimbutse kugira ngo ntagira bamwe nkomeretsa nka regi, kuko regi yahitibona ko ngiye kugira abantu bose kumenya kuvumbura ubumenyi. Nagiye mbisimbuka, ariko kubera ko ari wa mubare 60 nzaza ahangaha wambwiye ngo ku munota wa 10 amasegonda 57, aho niho honyine nzajya mbaramburire mbereke impamvu 8 wabaye 58. Hari ibyo mba nasimbutse barananga kugaragaza kugira ngo kubw'umutekano wanjye of course. Yes, twagiye Hategekimana Eric ngo nge nikundira utuntu turimo ubwenge, wowe dusobanurire witonze rwose, ikibazo si ngewe. Musabe cameraman amigiye gihagije. Cameraman araza kambwira ngo ndaguha isaha imwe bani 1015 mushaka ubumenyi bwanjye. Isaha imwe iramarira iki? Musabe cameraman abahe igihe gihagije, nanjye mbahe ibyo mfite mu bwonko. Twagiye Emmanuel Hategekimana ya nta kindi yadusetse, nta nicyo ndi buvugeho. Mushimiye Imana Hoziyane ngo ukwiye sabu uko content zawe n'ubuhanga. Yabyanditse nabi ngo nkwiye subscription ngo kuko content zanjye n'ubuhanga cyane rwose, ahubwo nizere ko nakoze share
kandi nanjye ndagushimiye cyane, nzanaguha n'ibirenze ibyo wabonye. Mbo twagiye Muswafi Felix we yavuze ngo hejuru cyane rwose, hejuru Felix, hejuru kabisa. Mbo Poli Twagira ngo hacking X Twagira nago ndi umuhaka ndakwiyamye, mbivuze no ndanabikubwiye ndakwiyamye nubwo kuvuga n'abatari byiza, si ndi umuhaka urimo urogegeza umuriro wo kunjyana mu buroko, nge si ndi umuhaka, ndi umwarimu waje gusobanurira abanyarwanda bimwe mu bintu by'ikoranabuhanga badasobanukiwe, batanazi cyangwa se batanumvishe. Twagiye Techmaster rwa ufite channel yitwa Techmaster rwa we arambwiye ngo bro ubu nibagufunga ko mbona ari irigo. Yes, none mu byukuri ku ruhande rwawe urabona ko nagakwiye gufungwa, ariko kuva nyicaye ahangaha ngewe Mugabo Zuberi ntago bitemeye n'amategeko, kuko iyo nza kuba bitemeye n'amategeko ikiganiro kimaze amezi agiye kuba 5 6, urumva mba narafunzwe. Ariko kuko bigihari nk'abamari rwose ibintu ni clear, ahubwo nawe amaso kuri channel tubafitiye n'ibindi byinshi imbere. Nakomeje Infinity Lover Beat nibyo ukoresha ngo Infinity yaragarutse nanone, wa wundi Infinity yaragarutse aravuga ngo nibyo nkoresha mbiba. Ese ninde nibye ajye muri comment avuga icyo namwibye, I'm willing kukishyura. Niba ari uwo nibye I'm willing kukishyura, kandi nuwo nibye akaba ari kumarasinga, ubwo si ubugabo yisubireho. Twagiye niyo nema Rajabu, yes nibyo ni sawa, nawe ndagushimiye. Rutagingwa Kalivani umva ukuntu navuze ndanabisobanura mu Kinyarwanda, ariko reka mpamve mu Cyongereza. Uyu muntu ufite channel yitwa Rutabingwa yavuze ati ngo this guy is smoking ganja plant. Are you serious about your listen? You are going to cry very soon. Ndabishyira mu Kinyarwanda. Uyu mufana wanjye ashobora kuba atari mwiza nanone, kuko ntago wakwifuriza mugenzi wawe ko yanakekwaho icyo kintu, cyane ko ntanagikora. Ngo aravuze ngo uyu musore ngo ashobora kunywa anywa urumogi, ashyiraho akabazo ngo ese nguri